simbizi niba hari umunyarwanda wishimira guhora asindagizwa, umuntu ufite intege nke, yaba umurwayi, yaba ukirutse, yaba ufite ibindi bibazo, baramusindagiza. Badusindagiza, tuzasindagizwa kugeza ryari? Kandi ikibashuka, hari ubwo twicaye hano nk'abayobozi, hari ubwo wireba ukiyumva ukabona ko buri wese ariko ameze, cyangwa se ukumva ko ibyo ukora byose ari wowe wikorera gusa, wireba nta wundi uri iruhande rwawe. Nibyo, hari abantu bafite imiryango, abantu bafite, ariko hari igihugu. Tuvuga igihugu, tuba tuvuga abanyarwanda bose, abaturarwanda n'abatari abanyarwanda batuye mu Rwanda. Rero ibyo mvuga bikwiye kuba bidushakamo imbaraga nyinshi, kwihuta gukora neza, kugira ngo dukore ibiramba, tubikurikirane, ni ukugira ngo igihugu, abanyarwanda tutazasindagizwa igihe cyose. Nta gaciro bifite usindagira, guhora ufite ugufata ukuboko ngo utagira icyuba, cyangwa bikagera no kukugaburira, gusunika, guhora usunikwa kubera iki? Ugusunika we kuki, we yabivanye he?